RTC, RTC, iwacu ibikorwa biruta amagambo. Muraho neza? Muraho. Iminsi myinshi cyane. Abakunzi ba RTC TV bashobora kwibaza kuri uyu munsi ninde twabazaniye. Muri kumwe na Mfuranzima Bruce, uzwi nka G Bruce cyangwa se nka Blue Beat muri music. Blue Beat, G Bruce. Bruce, umuntu ashobora kwibaza Bruce ni muntu ki? Bruce ni umunyarwanda w'umujene witeje imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye bishingiye ku myidagaduro. Televiziyo yacu akenshi twibanda ku bijyanye n'uburezi mu buryo bwo kumutiva abajene bari ku mashuri, ababyiruka cyane ko kuri ubu bari kwiga igihe kidasanzwe, aho kuri Noheli na Bonane abana bari ku mashuri bazaba bari ku mashuri. Igihembwe kirekire kitigeze kinabaho mu mateka y'uburezi muri rusange mu Rwanda kubera impamvu za COVID-19. Umuntu yakibaza urugendo rwa Bruce mu mashuri rwari rumeze rute? Urugendo rwanjye rwari urugendo, birumvikana urugendo rw'amashuri rwari urugendo rurerure kuko urumva ni igihe kinini umuntu amara mu buzima bwe, kiri mu bihe binini umuntu amara ku isi aricyo gikorwa arimo. So rwari urugendo rurerure ariko nanone rutoroshye, kuko ndumva kuva primary kugeza ndangije kiba ari igihe kirekire, kiba kigiye gikubiyemo ibintu byinshi bitandukanye. Umujene udukurikiye ashobora kwibaza se Bruce yize? Bruce nize mu mujyi wa Kigali, niho nigiye primaire, aba ariho ndangiriza na secondaire. Amashuri yisumbuye nize kuri Saint Andre, kaminuza nayize mu majyepfo kuri UR, University of Rwanda. Nanone ngaruka ku bijyanye n'uburezi, ese Bruce ubwo ari mu ishuri ni nk'icyo umuntu mwiganye yakwibukiraho cyangwa wowe wibuka ugasiga? Ikintu abantu benshi banyibukiraho, narasetsaga muri class, ariko naraderanjaga, ariko bagafata abandi baderanje, njye nta deranje kandi ari njye wabiteye. Nanone nakibaza Bruce ari muri ayo mashuri ye mu gihe wigaga nk'umunyeshuri, ibi byo kuririmba, byo gukora mu muziki mu ruganda rwa muzika, cyane ko rumwe mu bahanzi barumazemo igihe kinini cyane, bakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, iyo mpano cyangwa iyi tara cyangwa uyu Bruce tubona uyu munsi wamutekerezagaho uti icyo gihe? Buriya hari ikintu mu buzima gikurikirana umuntu. Ndibuka niga mu wa gatatu primaire nibwo natangiye kwiyumvamo ibintu bijyanye na talent, ariko sinari nzi icyo gihe ngo ni tara cyangwa ni ibiki, kuko nabashaga kuba nasubiramo indirimbo y'icyongereza kandi tutari twakagera kuri standard yo kuba twakwiga icyongereza cyari kiri ku rwego rwenda ruri hejuru nk'uko bimeze iki gihe, ariko nkaba nabasha gusubiramo indirimbo za Celine Dion. Hari ibyo nibuka byabaga ku ishuri mu gihe cy'ibizamini, mbese nabyo byabaga mu bizamini bijyanye nyine no kuririmba cyangwa se n'ibintu by'ubukorikori cyangwa gushushanya. Njye rero nahitaga ndirimba, iyo ntaririmbaga rero narashushanyaga, ariko nkabona abo twigana cyangwa se urungano rwanjye bashimishwa n'uburyo ndirimbamo, ariko njye simbiha agaciro, ngenda nkura mbikunda gutyo. Ntabwo nabitekerezagaho cyane tu. G Bruce, ni gute wabashije guhuza amasomo yawe n'iyo tara yawe ukabidevelopa ku buryo nta kiza kugonga ikindi, ku buryo ubasha kuba Bruce tubona uyu munsi? Ndakeka ubu narakuze birumvikana, ariko iyo nsubije amaso inyuma nsanga byatewe na time management nari mfite muri njyewe, binaterwa na condition of course ziri basic ziba ziri muri famiye zijyanye n'uburezi. Discipline, kwanza discipline ituruka mu muryango, na self discipline wowe wiha ukavuga uti niba tuvuge mfite etide wenda saa moya za nimugoroba, saa 11 ndajya wenda muri siporo, cyangwa saa 11 ndaba ndi muri classe de chant ndimo nditoza kuba naririmba cyangwa ndimo ndacuranga piano. Nabishobojwe na discipline na time management. Kuri uyu munsi umujene ukunda ibihangano byawe, ukunda production yawe, ariko akaba ari ku mashuri nk'uko natangiye mbivuga bari kwiga igihembwe kidasanzwe,
ni ubuhe butumwa wamugenera bwo kugira ngo abashe nawe kuba yahuza amasomo ye ya buri munsi atayacikirije na tariyari yose yaba afite abashe kuyimenteninga? Hari ikintu wenda numva nagiriyeho inama abajene bagenzi banjye bakiri mu mashuri. Nk'uko nari mbivuze, time management y'umuntu irakonta na buriya byose bikomoka muri discipline, kuko ushobora kuba uri ku ishuri ariko ku ishuri ntago isaha zose buri focused ku masomo cyane, ntago amasaha yose aba yaragenewe amasomo. Habaho amasaha ya free time, habaho amasaha yo kwiga ibindi bintu by'ubumenyi ngiro cyangwa se byo kubasha kwidokimanta ukamenya n'ibindi bintu biri out. Muri icyo gihe rero biba ari byiza kudapfusha uwo mwanya ubusa. Niba tuvuga ukunda hari ikindi kintu wiyumvamo, hari indi mpano ikurimo, ukaba wafata nubwo yaba iyo iminota 20 ukavuga uti wenda ngiye kuri wenda cyane cyane ko ibintu byose urabona birimo biragenda bisatira technology na online na internet, ukagerageza kwidokimanta bishoboka, ukiga kurusha kuba watakaza igihe uri gutekereza ibindi bintu. Ukomeje kuri interinete bitangira ikibazo cy'urubyiruko rw'iminsi, abenshi bangirikira kuri interinete. Ni ubuhe butumwa bwihariye wabagenera bwo kubasha gukora amahitamo yabo mu byo bareba kuri interinete, cyane ko haba hariho byinshi bitandukanye? Of course internet ni indi si nshyashya kandi nini cyane, inafite influence nini, iratwinfluencinga cyane. Ushobora gufungura kuri smartphone yawe cyangwa kuri computer, ukaba wafungura window sinzi uko mbyita, nzita tabs zirenze imwe, ariko byanze bikunze ntago ari byiza kuba wabuze icyo ushaka cyangwa aho ushaka kugera cyangwa intego ufite mu buzima yo kuba uvuga uti urugero G Bruce ni umuhanzi ukomeye uzwi, kandi hari n'urundi rwego ariho rujyanye n'uburezi cyangwa n'uburere n'iki, ukavuga uti mfunguye tab wenda yo kwidokimanta ku bijyanye na computing, wenda mfunguye kuri tab ijyanye ntibikubuze kuba wafungura urubuga ruriho imyidagaduro, ariko ukaba uri sure ko wa mwanya ujyanye na focus ufite cyangwa na target y'ishuri utari buribwe n'umwanya wundi w'ibintu bitari ngombwa. Ndumva ariyo nama nabagira. Naho ubundi internet iri wide cyane, ni nini cyane, ntabwo rero wajyamo byose ngo bivemo. Urugendo rwawe uvuye mu mashuri, ni ryari Bruce yagiye muri studio bwa mbere? Ninjiye muri studio bwa mbere nkiri umunyeshuri, ndibuka mu 2010. Ndumva ariko ninjiye muri studio bwa mbere. Noneho ariko ubwo ku ishuri nari umuhanzi, nari naramaze kuba umusitari mu kigo. Nyine wakwinjira ku ishuri wavuga uti uwuhe musitari mufite muri iki kigo? Yari Bruce. Noneho 2010 ndibwo nahamagawe n'umuproducer witwaga T Brown. Ubwo nari mbifashijwemo n'umunyamakuru witwaga Bagabo Adolphe, abantu bazi nka Kamishi. Mvuye ku ishuri, bimwe navugaga byo kumanaginga time, nari mvuye ku ishuri after school, ntashye nigaga ndi umu externe. Icyo gihe twari turi kwitegura ibizamini muri iyo minsi, mbona umuntu arampamagaye nimero ntazi. Icyo gihe nari mfite telefone, ariko nayisigaga hanze y'ikigo, kuko hanze y'ikigo habaga ahantu umuntu yabaga yasiga telefone kugira ngo utaza nanone kurenga ku mategeko y'ikigo. So ntashye nakira call, numva n'umuproducer arambwira ati ndi producer, nditwa T Brown, nsangana ndagushaka, ihute ndagushaka. Ndamubwira kuko urumva ya time management n'ubundi, ndamubwira transport mfite iba ari transport y'ukwezi, iba ari nyine bibaze, nta mwanya afite rero kubonana nawe. Arambwira ati nta kibazo ngwino. N'uwo munsi ninjiye muri studio, mpita nsohora indirimbo, irari nasohotse. Ntabwo yahise isohoka, hari nko kuwa kane, hari isohoka kuwa gatandatu muri weekend. Habagaho ibiganiro byinshi, ama top 10, ibintu bigiye bitandukanye. Numva indirimbo yanjye irakunzwe, nuko nguko ninjiye muri studio. Kuri ubu uvuye ku buzima bwo muri studio nk'umu artiste, nk'umuhanzi, ni ryari waje kwisanga uri mwarimu w'umuziki? Nanjye ubwanjye nkuzi nka mwarimu w'umuziki, ndetse ukora na production muri rusange, ariko nanone ukunda gutraining abantu ya mu buryo bw'amajwi cyangwa se uburyo bwo gucuranga. Ibyo byaje ryari, byagenze bite?
Ibyo bintu byanjemo nkirangiza numva narigeze nko mu wa mbere kaminuza nararebye ndeba umuziki wacu muri rusange, ndavuga uyu muziki urimo abanyempano benshi, ariko iyo usubije amaso inyuma ndibuka icyo gihe n'ibintu bijyanye no kujya kwiga ku Nyundo byari bitari byagakomera, byari bitaranaza ahari. Ndavuga byanze bikunze uyu muziki wacu ukeneye ubumenyi buri basic, kuko njye nari naragiriwe amahirwe, njye ntago nakujijwe na talent gusa, naranabyize, nabigizeho nyine formation. Noneho icyo gihe nari nturutse Uganda, nari maze amezi makeya hafi umwaka nibwo nabitangiye mbyiyumvamo, nkavuga ati se why not, ikintu ubumenyi mfite muri njyewe ntazajya musharinga undi muntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nuko byanjemo ndabidevelopinga, bigeraho nyine ka kazina banyita teacher karamfata, ndabyemera, ndavuga ati hari ababyumvishe nabi, abatazi ibyo ari byo nyine batari bagasobanukirwa timeline yanjye, ariko narabidevelopinze kugeza izi saha byangiriye akamaro. Ubundi producer nkaba n'umwarimu wa music, urumva ni ibintu by'agaciro ku buzima bwanjye cyangwa se no ku muziki w'igihugu muri rusange, n'abajene muri rusange biyumvamo iyo passion yo kuba bakwinjira muri field wenda mbamo. Kuri ubu Brice ari kubarizwa hehe? Kuri izi saha ndi kubarizwa mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, muri studio yitwa Lion Beats Records. Ndi producer nkuko mwabivuze, nkaba ndi n'umutrainer w'ubumenyi bugiye butandukanye bushingiye ku muziki. Tugana ku musozo w'ikiganiro tukiza tugiranye, n'ubuhe butumwa bwihariye G Bruce wagenera abakunzi ba RTC TV? Ikintu cya mbere navuga kuri RTC of course narahakunze pe, kuva umunsi wa mbere makandagira kugeza izi saha, ibikorwa byabo, uburyo bintu biba bigiye bipanze, ukuntu ibintu biri organized, ukuntu mbese program zaho zose ziba zikurikiranye, narabikunze. Ni nabyo byatumye mbaririmbira akantu sinzi kavuga ngo RTC iwacu ibikorwa biruta amagambo. So inama nagira abajene cyangwa se abantu bose bakiri mu nzira y'ishuri, nakugira inama kutazarangiza amashuri udakandagiye muri RTC. Brice turagushimiye. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Ugire umunsi mwiza. Twese hamwe.